giye kubabwira iyobokamana ricengera uko ryaje n'ibyo ryazanye. Ufite ubwenge ashakishe ngo nakora iki, nakwitwara nte, nabyifatamo nte. Tekerejwe kera kugira ngo tuzabeho. Kubw'ibyo rero wifata micundo na minaga azabiryozwa, azabibazwa, kuko kuri gahunda y'Imana bantu mu nteze amatwi. Icyo nzagukenera uzakirorere kukimpa, ariko kuri kujya hagaragara. Inama yo kugabagabana ibihugu bya Afrika nk'abagabana ibice by'inka yabazwe, ibyo byakorewe mu Budage i Berlin ku murwa mukuru mu kwa 9 1844 kugeza mu kwezi kwa 2 1885. Ibwo bicaye arangije dore ko bavuga ko turi abantu nk'abaindigene, abantu batazi ubwenge, abantu non civilize, batagira civilization, abantu batagira umuco, ngo baje kutwigisha umuco, ngo batugabagabana nk'abagabagabana inyama z'inka babazi. Byakozwe n'abanyaburayi, Amerika itarimo. Abari babarangaje imbere n'Abafaransa, Abongereza, Abaportugais, Abaespanyol, Ababirigi, maze barangije baragenda bati ibihugu ko babyumva. Muri uko gukata ibihugu ko babyumva, murumva icyo kintu, bamwe baze bahetse iyobokamana, abandi bazane politiki, ariko mwese intego ari imwe. Mbega ingorane. Amerika yinjiramo icyo nayo irabaherekeza. Baje bafitiye ubwoba abanyafurika. Umuntu yakwibaza ngo ni izihe mpamvu zatumye bagira ubwoba abanyafurika mu kuza kwabo? Rero baje bitwaje Bibiliya. Mwakwibaza muti kuki baje bitwaje Bibiliya ariho byahise biborohera cyane? Abaprotestani nabo baje nyuma y'abagatulika, barahasesekaye, baza bihuta. Nabo bari bakeneye nk'ibyo abandi bakeneye, kandi bagomba kuza imitwe ari myinshi kugira ngo isohoze gahunda y'inama zabereye mu Budage. Abambere bikubitiro bahaje abantu z'Abongereza, Abanglikani, haza Abapresbyterienne bavuye muri pays Scandinave, iriya bihugu by'amajyaruguru y'Uburayi, haza Abaluterienne bo mu Budage. Principe, amahame yabo yo kugira ngo ubatizwe wagombaga kubanza kwemera umva iryo yobokamana. Hagize irya Kiliziya Gatolika ntiryari ryoroshye, haje n'irindi naryo risenya irya Kiliziya Gatolika, naryo riza ryanganisha abantu. Ba nyir'ubwite abo mu bihugu bagakusanya amaturo akoherezwa mu Burayi, akajya gukemura ibibazo by'ubukungu bari bafite. Politique de diviser pour régner, divide and rule, gucama abantu ibice kugira ngo ubone uburyo wabayobora. Mbega iyobokamana mu gihe bakoreshaga system direct, itoro ry'Iroma ryo ryakoreshaga direct system cyangwa se system direct. Aba missionnaire nibo bagomba kwibera kuri tere. Sinarengaho ntavuze ubugome bw'indenga kamere bwakorewe abantu, bwakozwe n'abahagarare imbere y'abantu ngo barigisha iyobokamana mu nsengero zitandukanye. Aho ntabwo nahacika, ntabwo nagenda ntabivuze. Ryaba ari ikosa rikomeye cyane. Mumenye ko abayoboke b'amadini, abanyamadini, abayayobora, abahagarara imbere y'abantu bashyizwe ku munzani. Ubu Kristo nabwo abantu birata muri iki gihe bwashyizwe ku munzani muri iki kinyejana, ugaragara ko budashyitse. Ntabwo bwashyitse. Nagerageje kuganira n'abantu nkambwira ku cyo udasenga, ati ceceka. Ibyakozwe n'abanyamadini mbireba byarambabaje kugeza ubwo ubu ngubu ntashobora gusubira mu rusengero. Abanyamadini bafite esheke. Hari ibimenyetso byinshi cyane byagiye binyura muri iki gihugu bikagaragaza ko abantu nta guhindukana mba. Imana bakurikiye utamenya ubwoko bwayo. Bibiliya nivuga ngo banshimisha iminwa imitima y'abikamba kure. Iki ni igihe kigeze cyo kugira ngo murobanure ihene mu ntama, muvangure iby'Imana n'ibitari iby'Imana, murobanure imihango y'idini n'itari y'idini. Niba wigisha ngo murakora amavuna, ngo murakora ibiterane, ngo murakora iki, nta bantu batanga ubuhamya bw'uko biyunze n'Imana, aho ngaho kuri zo mpimbi wirirwaho ceceka, saba bakwigisha nawe urindindagire nk'abandi. Imisa yasomewe Kabgayi n'isomerwa mu Ruhango, gasomerwa i Nyanza n'isomerwa i Butare n'isomerwa muri Amerika, niyo yasomewe amasomo namwe kirazira kurenza. Mugomba gukora kuri systeme, ngiyo systeme direct. Abaprotestani baje basenya, ariko bose umugambi ari umwe. Amazahabu, diyama, cobalt, nickel, coltan, wolfram, ibyo byose byatundwaga bijyanwa mu Burayi. Aya mabandi yarakoze, hari icyo nyashimira. Aya mabandi yarakoze kutubisigariye umuntu uteza amatwi kwishakira agakiza k'ubugingo bwe, utarebye ku kintu bita idini, utarebye ku kintu bita itorero. Ujya kuvuka ntiwari uri kumwe naryo. Bayoboke b'amadini mu nteze amatwi, nimuramuka mutishakiye agakiza k'imitima yanyu, n'akazi kanyu. Mujye munatangazwa nuko Bibiliya ari imwe, ariko ari amabandi yazanye iyobokamana aherekejwe n'abanyapolitike, nabo barakoze kutuzanira Bibiliya no kutwigisha gusoma no kwandika. Nta by'Imana bigishije, nabo basize nuko, kuko imyitwarire y'abene gihugu nyuma na mbere gato cyane ya za independence, kuba uw'idini ni kimwe no kuba uw'Imana ni ikindi. Ndagusaba ngo va muri ayo manjwe y'ibihimbano by'abantu, wiyegerere uwakuremye. Tureke kuba abayoboke b'amadini, ahubwo tube abayoboke ba Bibiliya. Nidukora dutyo tuzakira.
azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Tubabwire tuti Yesu ashimwe kandi amahoro y'Imana abare na buri muntu wese ahaherereye. Imana ni nziza kandi ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukiza, igahumuriza, ikagira neza abanyantege nke, abihebye, abafite ibibazo, abafite agahinda n'ibindi. Reka mbere yuko dutangira icyigisho cyacu tubanze dusenge. Mana yacu kandi wowe ufite ububasha n'ubushobozi, we Mana ukaba umubyeyi w'abantu batuye ku isi, we Mana ihumuriza kandi ifasha igira neza, reka tuguhimbaze kuko tukiriho, izina ryawe ryera rishimwe. Uduhire muri iki kiganiro kandi ube hafi ya buri muntu wese, ugira neza n'imitima yihebye kandi imitima ifite agahinda ihumurizwa nawe, tukubonereho umugisha mu izina ryiza rya Yesu, amen. Reka amagambo yacu, amagambo tugiye kuganiraho uyu munsi tuyahere mu gitabo cy'Imigani igice cya 18 umurongo wa 10. Imigani igice cya 18 umurongo wa 10. Hari amagambo Imana yandikishije avuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Reka dushime Imana kuyihungiyeho akomera. Dushime Uwiteka afite ububasha, afite ubushobozi, abamuhungiyeho bose abagirira neza kandi akabakomeza. Dukomeze twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 113 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haranditswe ngo uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ngiyi impamvu Uwiteka akwiye kurangamirwa, ngiyi impamvu Uwiteka akwiye gushimwa, ngiyi impamvu Uwiteka akwiye gusingizwa, akicishirizwa bugufi imbere amahanga yose akubarara imbere ye, nuko afite ububasha, nuko afite ubushobozi bwo kugirira neza abamuhungiyeho, abana be, abamutakiye, abafite ibibazo byose. Naho muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 31 haranditswe ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Nta kimana idatanga. Izina ry'Imana rero rirakomeye, rifite ububasha, rifite imbaraga. Abayihungiyeho, abahungiye ku Mana, abitabaje izina ry'Imana bagira amahirwe, bafite amahirwe menshi yo kugirirwa neza. Ni ukuvuga ngo abantu bose bahungiye ku Uwiteka, abantu bose batabaje Imana, abantu bose bisunze Imana, Imana ibagirira neza, ikabafasha, ikabunganira, kandi izina ryayo niryo abantu bahawe, nta rindi ryo gukirizwamo niryo, nta rindi rihumuriza niryo, nta rindi agakiza kabonerwamo niryo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 58, Zaburi igice cya 34 umurongo wa 3, Zaburi igice cya 11 umurongo wa 9, Zaburi igice cya 54 umurongo wa 1, no kuva igice cya 20 umurongo wa 7. Aho hose hagenda herekana ko utatse agatakira Imana, agatakira izina ryayo, Imana ima bugufi ikamugira neza kandi ikamufasha. Mu gihe rero abantu bacitse intege, bihebye, bari mu kababaro, bari mu gahinda, kuzamura ibitekerezo bagatabaza iyo Mana, ndetse bakisunga ishobora byose, bakayitakira, bayitura umubabaro wabo, bakayiringira, nayo ubwayo nk'Imana yiteguye kubahumuriza rwose pe, igaturisha imitima itentebutse, ikamara agahinda abantu, ikabasubizamo intege abihebye,
ikabaha ibyiringiro, kandi abari mu kababaro ikabasha kubahoza. Iyo ni Imana igira neza, niyo buri wese ararikirwa kugira ngo yisunge mu gihe nk'iki ngiki. Yesu rero yumva cyane abamutakira bari mu majune, kuko nawe iyo nzira yanyuzemo. Yesu yarahanwe, Yesu yararenganye, Yesu yahuye n'ibibazo, yahuye n'ingorane zikomeye cyane. Ariko icyo nshima, icyo kinezeza, igituma mpimbaza iyo Mana, nuko ibasha kumva kandi ikita kuri buri muntu wese uri mu majune, uri mu ngorane, kuko nayo iyo nzira yanyuzemo. Hari ikindi kintu Imana yitaho cyane gikomeye, yita ku mfubyi, ikita ku bapfakazi, ikita ku mpunzi, kuko Bibiliya ari yo ubwayo ibidusobanurira. Reka rero mbabwire, Imana buriya ifite uko iteye. Ese ni gute yakwanga kumva umuntu uri mu ngorane? Ni gute yakwanga kumva imfubyi, ikanga kumva abapfakazi, ikanga kumva impunzi, nayo yarahuye n'ibibazo biyikomereye byenda gusa n'ibi ngibi, ndetse bisa niba ahubwo? Buriya rero ikintu dukwiye kumenya, ijisho ry'Imana, reka mbabwire, ijisho ry'Imana rirareba kandi ryita ku bahemukira abagowe, rikabitaho. Abantu bazi ko batoneka imfubyi, bagatoneka abapfakazi, bagashinyagurira impunzi, abo ngabo ijisho ry'Imana rirabareba. Kandi mbabwiza ukuri, abo baziturwa ibibi bakoreye abakagombye kubitaho. Bakagombye kwita kuri abo bantu, abo bakagombye kwitaho nabo. Ariko ibibi bakorerwa, umuntu bibakorera, ijisho ry'Imana riramureba. Yesu ubwe niwe yavuze muri Yesaya abwira abantu basenga, abanyamadini, atereka mbabwira idini y'ukuri, kandi idini nemera ni idini ifasha imfubyi, ikita ku bapfakazi, ikarenganura abagowe. Ndetse si nibyo gusa, Yesu yavuze amagambo akomeye, arababwira ngo iyo dini niyo y'ukuri. Icyo mu cyumva, iyo dini niyo dini y'ukuri, ni nayo Uwiteka yishimira. Mu gihe tukivuga ibi ngibi, turi kuri aya magambo akomeye atwereka uburyo dukwiye gusananira abantu bagowe, tukabafasha, tukabahumuriza, abari mu gahinda tukaba bugufi, abagiriza icyo babura tukaba hafi, kugira ngo tubereke ubugwaneza, tubereke umutima w'urukundo, tubereke umutima w'impuhwe, tubereke umutima wo kugira neza, twirinda kurenganya, twirinda ibintu bibi, twirinda ibintu bidatunganye. Sinarengaho ntavuze ubugome bw'indengakamere bwakorewe abantu, bwakozwe n'abahagarare imbere y'abantu ngo barigisha iyobokamana mu nsengero zitandukanye. Aho ntabwo nahacika, ntabwo nagenda ntabivuze. Ryaba ari ikosa rikomeye cyane, ryaba ari ikosa rikomeye. Reka mbabwire bantu b'Imana, bantu mwese muteze amatwi, habaye amahano akomeye cyane, ntabwo nagenda ntayavuze. Ubugome bw'indengakamere bwakozwe n'abantu bahagarara imbere y'abandi babigisha iyobokamana. Amahano yakozwe, tuyemere, twemere ko yakozwe, ntihagire n'uyafobya cyangwa se ngo ayahakane. Amahano yarakozwe, akorerwa ibirima muntu, akorerwa abantu b'inzirakarengane. Tubyemere ko ari umunzani wagaragaje abiyitaga abayoboke b'Imana, maze ubashyira hariya, werekana baribo. Ni igisebo cyane gikomeye kumva bitwaga abayoboke b'Imana barakoze amahano kugeza ubwo bakora ibyaha, noneho bakabikora no mu nsengero bayobora, babikorera bizera bayobora. Mbega kaga, mbega ishyano. Muri Daniel igice cya 5:29 hari amagambo avuga ngo mene tekeru farisina. Kambabwire abantu b'i Babuloni, ibibi byabo, ubugome bwabo, kuba Imana yarabagejejeho umuburo bakanga kwihana, kuba bari bafite ibyanditswe byera, imizingo y'abahanuzi yari yarimuriwe muri icyo gihugu bayisahuye Yerusalemu, bikaba ntacyo byigeze bibamarira, bikaba ntacyo byigeze bihindura ku mico yabo. Imana yazanye igipimo, niko kuvuga amagambo ngo mene tekeru farisina, bisobanurwa ngo mbazi igihe, mbazi imyaka, mbazi ibihe mumaze ku ngoma. Uyu munsi nyishyizeho iherezo, ubwami bwanyu buragabwe buhawe Amedi n'Abaperesi. Icyo cyari igipimo.
n'abantu mu nyumva mumenye ko abayoboke b'amadini, abanyamadini, abayayobora, abahagarara imbere y'abantu bashyizwe ku munzani. Bashyizwe ku munzani. Ubukristo nabwo abantu birata muri iki gihe bwashyizwe ku munzani muri iki kinyejana, bugaragara ko budashyitse. Ntabwo bwashyitse. Abanyamadini bakagombye kuba barakoze urukuta rukomeye rwo kurengera abantu b'Imana, abicwaga, abarenganaga, kugira ngo Imana yererezwe, bamenye neza, banasobanukirwe koko ko abantu bakurikiye Imana. Ariko abantu bibajije ibibazo bikomeye cyane. Nagerageje kuganira n'abantu nkambwira ko udasenga, ati ceceka, ibyakozwe n'abanyamadini mbireba byarambabaje kugeza ubwo ubu ngubu ntashobora gusubira mu rusengero. Icyo ni igihamya kigaragaza ngo abanyamadini bafite esheke. Kababwire, ibiro by'abakirisitu bingana neza n'umuremere bw'amoya y'inkoko wayashyira ku munzani. Ntabwo ibiro abakirisitu bari bafite byashyizwe ku munzani, bigaragara ko nta buremere. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bapimwe ku gipimo, ikigeragezo gikomeye cyane cy'ubwicanyi abakirisitu biroshyemo, ubugome, kudatabara bagenzi babo, kutarenganura abarengana, kudahisha abantu, kudafasha abari bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Icyo ni igipimo kigaragaza ngo abantu bashyizwe ku munzani bagaragara ko badashyitse. Ijambo ry'Imana birataga basanze ntaryo, kuko bapimwe ku gipimo bagaragara ko nta buremere buhari. Iri jambo rero ry'Imana, mw'abantu mwe, iri jambo ry'Imana abantu banga gucengeramo in deep, ngo binjiremo bacengeremo indani, bageremo, ribahindure, rihindure imico yabo, rihindure imibereho yabo, ngo ubukirisitu koko bugaragare. Abantu bakanezezwa no kuzuza insengero, maze abayoboke baba benshi, kenshi na kenshi abantu tukabyibeshyamo ngo niko kwemerwa n'Imana. Reka mbabwire, nimureke duhindure ingendo, tuyihindure pe, tuyihindure, tutazazanira igihugu umuvumo kubwo gutunga abantu buzuye ubugome batigeze bahinduka mu mitima yabo. Imana ikeneye abantu biga, bakamenya ibyanditswe byera, bikabahindurira kugenda nk'uko Imana ishaka, kandi iyo mico yo guhinduka ikagaragara n'ahatuzengurutse. Ibyo birashoboka, ibyo nzira irashoboka pe. Guhinduka kw'imbere niko Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka buzura insengero batagira icyo bamaze, akaga kaboneka ukibaza umukirisitu n'utarigeze mu mukirisitu bikagushobera. Imana irifuza ko twigira ijambo rikinjira rigacengera mu mibereho yacu, rigahindura rihereye imbere, kugira ngo ubukirisitu bwacu bujye bugaragara. Nababwiye ngo idini nyakuri ifite ibiyiranga nk'uko muri Yesaya havuga. Idini y'Imana, abayoboke bayo bafite uko bahagaze n'uko bateye. Igihe cyose tuzirengagiza icyo kintu, tuzamenye ko ntaho tuzaba duhuriye n'Imana. Imana ishaka abantu b'abanyakuri, ishaka abantu babizera, ishaka abantu bahindutse, ishaka abantu bakomeye mu by'agakiza. Reka rero mbabwire iby'iryo jambo, muryige, muryiteho, ribahindure. Nababwire, mutange ibyo mufite, mubashe kurisobanukirwa. Abatarizi bahamagaza babasha kurisobanukirwa, babigishe, babere kuko guhinduka kubaho, kandi bibe byo no guhinduka kuboneke, maze igihugu gitunge abakandida bazajya mw'Ijuru. Kiki cy'Imana ishaka. Imana irashaka gutunga abantu batuye ku isi ariko ari abakandida bazajya mw'Ijuru. Byaba bimaze iki ko ariko Bibiliya itubwira? Gutunga iby'isi byose warangiza ukazabura ubugingo buhoraho, kubera ko utigeze wiga ngo uhinduke mu mico yawe, ngo uhinduke mu mibereho yawe. Reka mbabwire, uwahindutse n'ibikorwa bye biragaragara. Hano hanze hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abatishoboye, hari abagowe, hari abamerewe nabi. Abo bose bakeneye ubufasha bw'umuntu witwa ngo ni umukirisitu wahindutse. Ntabwo Imana ikeneye abantu bayikurikira, abantu batifuza kugira ngo bahindurwe nayo, noneho nabo ngo barangize bahindura abandi. Imana irakeneye ko abantu bahinduka mu mitima, kuko hari ibimenyetso byinshi cyane byagiye binyura muri iki gihugu bikagaragaza ko abantu nta guhindukana mba. Oya, Imana bakurikiye utamenya ubwoko bwayo,
Bibiliya niyo ivuga ngo banshimisha iminwa imitima yabo ikamba kure. Imana irashaka kugira ngo turyige turicengeremo maze riduhindure, nirimara kuduhindura na bagenzi bacu babonereho maze kuhinduka kugaragare. Ngiki cy'Imana ishaka kugira ngo hagwire abayoboke, hagwire abakandida bazajya mu bwami bwo mw'Ijuru. Mu Baheburayo igice cya 4:12 Bibiliya tubwira ngo ni ijambo rizima rifite ubugi bwo guhinguranya imitima y'abantu rikageza ku nyama rigacengera rikageza no ku musokoro. Ndetse muri Petero hakavuga ngo tuzaba dukoze neza nituryitondera, tuzaba dukoze neza nituryemera, tuzaba dukoze neza niturifata nk'ahari ijambo ry'Imana kandi tukaryemera rigakora umurimo waryo. Urwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza kuri 25 handitse ngo n'imbuto itabora iduhesha kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri mwumva icyo ari cyo, ni uguhindurwa n'Imana. Iduhindura bidatewe n'imirimo myiza yo gukiranuka, ahubwo idukirisha kuhagirwa uko kubyarwa ubwa kabiri, guhinduka ko mu mutima, uko guhinduka kukagaragarira n'imbere, abantu bose bakabibona ko hari umurimo ukomeye cyane Imana yakoze. Muri Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 29 haranditse ngo n'umuriro, ijambo ry'Imana n'umuriro ukongora inenge za kamere, n'inyundo, mwumve neza, n'inyundo imenagura imitima y'ibitare. Imitima y'abantu yabihindutse akahebwe, imitima y'abantu itahindutse, imitima y'abantu itigeze imenwaho amazi meza, ubutumwa bwiza ngo bunyanyagizweho nirangiza ihinduke. Bibiliya tubwira ngo n'ijambo n'umuriro ukongora ugakongora inenge zo ku mutima, kandi n'inyundo imenagura imitima yananiranye, yabaye akahebwe, imitima yabaye urutare, yabaye nk'ibuye. Ijambo ry'Imana rimenagura maze rikayitunganya, umuntu akaba umuntu w'Imana, akabashyitse rwose. Muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 63 no muri Yohana 17 umurongo wa 17 Bibiliya tubwira ngo nukuri, ijambo ry'Imana nukuri kandi nibwo bugingo. Reka mbabwire bana muteze amatwi radio ubuntu butangaje, mwumve neza, Imana iradushaka ngo duhinduke, irashaka kugira ngo duhinduke, irashaka kugira ngo duhinduke, abanyamadini bahinduke, abantu batazagwa muri esheke nk'iyo baguyemo, aho ubona abakirisitu barangajwe imbere n'abayobozi babo bakora amahano. Uyu munsi tukaba dufite igisebo cy'ibyabaye bitewe nuko abantu batigeze bahinduka mu mitima yabo. Imana irashaka kugira ngo guhinduka kugaragare. Muri Yesaya 55 umurongo wa 11 hari amagambo meza avuga ngo nta kizashobora kugamburuza iryo jambo, naho ryatinda ntabwo rihera, umurimo waryo rirawukora rikawutunganya, kuko risohoza icyo ryatumwe mu mutima w'umuntu uwo ari we wese uzaryemerera ko rigira icyo rikora mu bugingo bwe. Ni byiza rero, kandi ni nacyo kintu cy'ingenzi. Guhinduka kurakenewe nshuti zanjye, guhinduka kurakenewe, mubyumve, guhinduka ni ingenzi, guhinduka kurakenewe mu mibereho yacu. Uyu munsi rero ni igihe cyiza, ni igihe cyo gupima ijambo ryacu ryose rinyuze mu kanwa kacu. Ese rirakora umurimo wo guhumuriza abantu? Ryaba ririmo kwihanganisha? Riraremesha se umugani w'Abarundi? Riraturisha imitima ihangayitse ifite ibibazo? Abafite imitima itentebutse, koko ijambo ririmo kuduturuka mu kanwa rirurutse imitima iremerewe kandi kabiremerejwe agahinda kuzuye muri iyo mitima? Kambabwire rero, murebe kandi musuzume ijambo ryo ari ryo ryose rituruka mu kanwa kacu, rigira akamaro muri iyi minsi, rihumurize abafite ingorane. Twose muri iki gihe abantu bacitse intege, abantu barihebye, bari mu kababaro, bari mu gahinda kubwo kwibuka. Nitubafasha kuzamura ibitekerezo, bagatabaza Imana iyo ishobora byose, bakisunga ishobora byose, bakisunga ishobora kwikorera imitwaro yabo,
bakayiririra, dore ko ari Imana yumva agahinda ka buri wese. Ndababwiza ukuri ko iyo Mana yiteguye guhumuriza, yiteguye gufasha, kwakira umutwaro buri muntu wari wese ufite ikibazo. Hagati aho rero, hagati aho, ubushize twaganiraga ku nkingi abantu b'Imana bakwiye kubakaho. Inkingi 5, uburyo bakwiye kwiga ijambo ry'Imana. Iri twarimo kuvuga rihumuriza abantu. Iri twarimo kuvuga Yesu anyuzamo imbaraga yayo kugira ngo aturishe imitima ifite akabazo, ifite agahinda, itentebutse, ihangayitse. Twavuze ko abantu bagomba kuryiga mu migabane yaryo yose. Indi nkingi ya 2, twagaragaje uburyo abantu bagomba kwiga ariko bijyana no gusenga. Nta wakwiga ngo areke gusenga ngo atekereze ko umutima uzatuza ngo agire amahoro. Oya, kwiga ijambo ry'Imana no gusenga ku bantu b'Imana ni ikintu cy'ingenzi gikenewe kuri buri muntu wari we wese. Ikindi, gukora umurimo w'Imana birakenewe. Gukora umurimo w'Imana, reka duse naho dusesengura iryo jambo ho gatoya. Iyo bavuze ngo gukora umurimo w'Imana, abantu bumve neza iby'iryo jambo. Umurimo wakagombye gukorwa n'Imana, umurimo wakagombye gukorwa n'inteko zo mw'Ijuru, ugakorwa n'abantu. Imana ikoze ibintu byagira akamaro, byagira umusaruro, byatera bijya mbere. Imana irashangwa abantu bayisunge, biga ijambo ry'Imana, babifatanye no gusenga, kandi bagerageze kubwiriza no kugeza iyo nkuru ku batarayimenya. Ngiki cy'Imana ishaka. Hari inkingi ya 4 twabonye, uburyo abantu bagomba kuzirikana ko hari abantu babarusha iby'Imana kandi bakwiye kujya babunganira bakabafasha kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri. Erega ejo tutazitiranya ibintu. Nitubona abantu bose ntituzatekereze ko ari ab'Imana. Oya, abantu bose si ko ari ab'Imana. Hari abiyitirira izina ry'Imana nyamara atari abana b'Imana. Yega reka tubivuge dutya, abantu bose ni ab'Imana ariko bose si ko ari abana b'Imana. Ni ab'Imana baremwe n'Imana, ni abantu b'Imana yego, ariko bose si ko ari abana b'Imana. Abana b'Imana ni ababyawe ubwa kabiri, ni abahinduwe n'Uwiteka kubw'ubufasha n'ubushobozi afite bwo guhindura imitima. Abo rero abakomeje urugendo, bakomeje kuzirikana uwo murimo ukomeye cyane bakorewe, abo bantu b'Imana, izingiro ry'ibyo bizera ni uguhanga amaso kuri Yesu, uwo wenyine kuko ari banze ryo gukiranuka kwacu, gukuza amajyambere, kugwiza imbaraga. Abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo barasabwa kugira ngo bajye bisunga abo bantu, babane n'abantu b'Imana bakijijwe by'ukuri. Kambabwire, iki ni igihe kigeze cyo kugira ngo murobanure ihene mu ntama, muvangure iby'Imana n'ibitari iby'Imana, murobanure imihango y'idini n'itari y'idini. Kandi reka mbabwire, amahano yabaye muri iki gihugu yatewe n'uko abantu bagiye mu mihango maze barangije bayiheramo, bayipfiramo nk'uko abayuda bayipfiriyemo. Akaga kaje baba b'imbere kugira ngo cyokora cyo abantu baragaragaye, ariko igihe cyari kigeze kugira ngo guhinduka kuboneke. Tumenye abo tugomba kubana nabo, abo twafatanya nabo, ijambo ry'Imana abo ritwerekezaho, babasha kugira icyo batumarira, babasha gutuma dukuza amajyambere mu by'umwuka. Indi ngingo ya 5 twasuzumaga, twanavugaga, ni ukumvira umwuka w'Imana. Reka mbabwire mu biganiro bitaha nibwo tuzasesengura neza iby'izi ngingo, ariko reka mvuge ku ijambo kwiga ibyanditswe byera. Iri jambo ryafasha abaturage batuye ku isi. Iri jambo ryagirira neza abantu bakava mu bugome, bakajya mu nzira nziza, bakava mu buginga, mu bucucu butuma bareba abandi ntibabone ko ari abantu, bakabona nk'inyamaswa, bakabatemagura, bakabagirira nabi. Iri jambo rifite ububasha n'ubushobozi, kandi inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha twababwiye niyo yonyine ibasha gutuma umuntu areba mugenzi we akamubonamo ishusho y'Imana. Reka mbabwize ukuri, twari dukwiye guhinduka tugatsindishirizwa n'Imana kugira ngo tube turi abana b'Imana nyakuri, abana bemewe n'Imana, abantu b'Imana, ab'Imana yironkeye, abantu Imana ibasha kugira ikiko ikorera, natwe tukagira icyo twakorera abandi. Iryo jambo rero twavuze ko ririmo imigabane 3. Hari umugabane wa mbere w'ibyo gutsindishirizwa, ariko uyu munsi aba ari wo mvugaho. Uwo munsi aba ari we mvugaho. Gutsindishirizwa n'Imana, kurengerwa n'Imana, kubyarwa ubwa kabiri, kubabarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize. Icyampa buri muntu uwo ari we wese uwo murimo ukamukorerwa.
inzira ibyo byo gutsindishirizwa rero, iby'iyo nzira yo gutsindishirizwa yo kubabarirwa ibyaha. Iyo bavuze ngo harimo ibyo gutsindishirizwa, bibanzirizwa n'icyo. Ibyo gutsindishirizwa bibanzirizwa n'iyo nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kambabwire kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigizwe n'imigabane 3 twarabibonye. Umugabane wa mbere ibyo gutsindishirizwa. Mu byo gutsindishirizwa wakwibaza ngo dusangamo iki? Dusangamo inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Iyo nicyo ni ikintu kibanze cya mbere dusanga muri iyo nzira. Erega reka mbabwize ukuri, abantu batihanye ngo babarirwe ibyaha byabo niba usanga yakaga kaje ari bo banyamahano ba mbere. Kuko kubabara kwihana no kubabarirwa ibyaha niwo yo shingano abantu babwiriza, abantu bigisha dufite kugira ngo tugeze kuri bagenzi bacu. Harimo rero inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ikindi kintu tubona mu byigisho byo gutsindira n'ubuntu kubwo kwizera, harimo urugendo rwo kwezwa guhesha abantu kunesha. Reka mbabwire, ntabwo mw'Ijuru, mwumve neza mutega amatwi, ntabwo mw'Ijuru hazajya abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo gusa, nta nubwo hazajya abakiri abababariwe ibyaha byabo cyangwa se abiyunze n'Imana. Ijuru rizagibwamo n'abantu banesha, kuko amasezerano yabo arahari. Abanesha bazaragwa byose, bazambikwa ikamba, ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri, bazahabwa izina ryiza ritigeze kumenywa n'irindi, ibintu nk'ibyo abanesha. Reka mbabwire, hari abantu ubwami bw'Imana bwageze muri bo ariko bakaba barirengagije by'iyo nzira, bagatakara, bakandavura, bakaba abanyamwanda mu imitima yabo ikongera ikangirika. Urugendo rwo kwezwa rero guhesha abantu kunesha narwo rwigwa mu byigisho byo kwihana rwigwa mu byigisho byo gutsindishirizwa. Ikindi cya gatatu, imitego yose iri muri urwo rugendo rw'umutima tuyiga, tuyisobanukirwa iyo twiga ibyo gutsindishirizwa. Izi ngingo reka tuzazisuzume imwe ku yindi. Si nicyo gusa, ibisabwa umuntu n'ibireba Imana muri iyo nzira nabyo biragaragazwa. Umuntu amaze kwiyunga n'Imana, umuntu amaze kubarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize, umuntu amaze kubyarwa ubwa kabiri, yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibimureba ni ibihe? Ibireba Imana ni ibihe? Ngiki kintu twigamo muri ibi byigisho byo gutsindirwa n'ubuntu kubwo kwizera. Hari ikindi tubonamo, abatakaye cyangwa se abatakare n'ibibaranga n'uburyo bwo gusohoka bakava muri ibyo bihome by'umwanzi aba yarabashyizemo bitewe no kutaba amaso no kutagenda nk'uko ubushake bw'Imana buri. Ngibyo ibikubiye mu byigisho byo gutsindisha n'ubuntu kubwo kwizera. Izi ni ingingo zasuzumwa bukira bugacya, tutararangiza buri kagingo. Reka mbabwire mw'abantu, kambabwire mbibiri banga kandi mubimenye, mubisobanukirwe. Bibiliya tubwira ngo ubwami bwo mw'Ijuru buratwaranirwa kandi ntwaranizi bugishamo imbaraga. Ni byiza ko niba ari inzira yaharuwe na Yesu igaharuzwa amaraso, abayicamo bagomba gusobanukirwa neza intambwe ku ntambwe, ngo ni hehe hari ikibazo, ni gute cyakemuka, ni gute nakugenda muri iyi nzira, ni ibihe bisabwa, ni ibihe bisabwa abantu, ibisabwa Imana ni ibihe, iby'Imana ikora ni ibihe, iby'abantu basabwa ni ibihe, ku buryo nta bujiji na bukeya bugomba kuba mu by'iyi nzira. Iyi nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, abantu benshi cyane bagiye bayibazaho ibintu byinshi. Ababwiriza b'ubutumwa bwiza hari inshuro nyinshi bakunze kuvugwaho ngo rimwe na rimwe ngo bigisha batera ubwoba abantu, ngo ubundi bakavuga ngo nta discipline bagira, ngo ntibazi kubone. Ntabwo turi ba padiri dutwaye Eucharistia cyangwa se ngo tuvuge kuri ababitojwe. Tugomba kuvuga ukuri tukwerewe, tukakuvuga uko kuri. Akenshi gucyaha no kuvuga icyaha mu izina bifatwa nko kutagira ikinyabupfura, ariko ntabwo ariko biri. Mwese mubyumve, kuko Bibiliya ifite ikibivugaho. Muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 22 na 23, muri Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 25 na 31, muri Luka 14 umurongo wa 23, no muri Ezekiyeli 21 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Imana y'ubwayo iratubwira ko tugomba kuvuga icyaha mu izina ryacyo, kugira ngo nyir'ubwite yiyumva, nyir'ubwite usobanukiwe n'igikarimo abashe kukivamo. Kambabwira,
tugomba gucyaha tukereka abantu uburyo bagomba guhinduka, uburyo bagomba kuba abantu b'Imana, uburyo bagomba kumera nk'uko ubushake bw'Imana buri, apana kugenda uko amadini abategeka, ahubwo bakagenda nk'uko Imana ishaka. Hari igihe rero abantu bajya bavuga ngo najyaga mbyumva bene ibyo byigisho ngo ese koko ngo inyoko muntu yose yaboneye amahoro ku musaraba ubwo Yesu yapfaga. Reka tubyemere kandi ntitubyemere. Bibiliya avuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Imana ikeneye ko abantu babona amahoro yo mu mutima. Bibiliya ifite ikibivugaho kwitwaza ngo rwose ngo inyoko muntu yaboneye amahoro ku musaraba. Harari mu mutima wawe? Umutima urakwemeza ko ayo mahoro yafite? Nutagira uruhare rwo kuyashaka uratekereza ko azaza akakwiteramo? Ntabwo bishoboka. Muri Yeremiya igice cya 8:11 harerura hakatubwira hakadusobanurira si Gereyade habuze umuti. Niba Bibiliya tubwira ko nta mahoro y'abanyabyaha, Gereyade habuze umuti. Abantu nidusanga Imana tuyegere, igira umurimo ikora mu mitima yacu kugira ngo tuba abantu b'Imana nyirizina. Yesaya igice cya 48:21, rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 9, Abaheburayo igice cya 2 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, Abaroma igice cya 8 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8, Abaroma igice cya 11 guhera ku murongo wa 11 kugeza kuri 21. Aho hose haragenda hagaragaza kandi hakerekana ko nta mpamvu yo kujenjekera abantu, ko nta mahoro y'abanyabyaha, ko n'abayibwira bayibeshyaho, ko abantu bakwiye gusanga Imana ikagira umurimo ibakorera. Hagati aho rero, hari abantu bajya bagira ikibazo. Ubutaha tuzahera kuri iyi nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, tuyisobanure neza, tuvuga bamaze kwiyunga n'Imana ibyo basabwa, turebe hejuru yaho ibibazo bigiye bihari n'uburyo abantu batakagombye kubigira, turebe niba banyirabayazana ari Imana cyangwa se ari umuntu. Ibyo byose bizasobanuke. Ariko kimwe mu byo nababwira, tugiye gukusanya ibitabo ibyabo mu yandi madini yose, by'amadini bose, maze niturangiza tubishyiraho, twereke abantu inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Niturangiza tubereke iki ijambo ry'Imana rivuga hejuru yaho, tubisome muri ibyo bitabo. Umuntu utazayigenda n'umuntu udahakana ubutumwa azamenye ko arimo gukina anateta kubitazabura kumukoraho. Kambabwire rero, Imana yereka abantu ibyaha, amasomo arahari. Imana ibabarira abantu ibyaha, amasomo arahari. Imana itanga amahoro, amasomo arahari. Imana itanga amasezerano, amasomo arahari. Urugendo rwo kwezwa rurasobanutse. Hari n'abakomeje kudutelefona batubaza ngo ese ngo igika cy'umwijima, ngo igikango ngo cy'ubutayu, ngo ibibazo byo hejuru kwiyunga n'Imana. Nibyo byose turaje tubibavira imizi, tubibereke, murebe ubujije abantu barimo. Imana ni nyamucyo, n'abagendeye muri iyo nzira bagendera mu mucyo. Ugeze mu mwijima, ugeze mu bibazo, ntazigera abeshyera Imana, kuko Imana ubwayo ifite uko iteye, n'abayikurikira bafite uko bahagarara, bafite n'uko bameze. Kubw'ibyo ku buryo udashobora kuvuga ngo inzira y'Imana irimo amayobera. Muzatangazwa nuko tuzababwira iby'iyi nzira y'Imana neza, tukayisobanura, tukayerekana, abantu bakayimenya, kugira ngo igihugu gitunga abantu bazi Imana. Imana yiteguye kutuba bugufi kugira ngo akaga kariko kose ikadukinge, kandi dutunga imitima ihindutse. Erega tube no muri iyi si turaba kandida bazajya mu ijuru. Kubaho kwacu ntabwo ari impanuka. Umugambi w'agakiza kuri twe wateguwe kera. Kubw'ibyo rero, nta n'umwe mu rwego urwo ari rwo rwose utagomba kwita kuri aka gakiza. Umugambi wo kudukiza, umugambi wo kutugirira neza, uyu watangiye kera. Imana yawutangiye kera, niyo mpamvu yadushyizeho ku isi. Kubw'ibyo rero, hari ikintu dukwiye kumenya kandi tugasobanukirwa. Imana yacu, umuremyi wacu, hari ibyo yateguye kuri twe. Ntitwabayeho kubw'impanuka. Kubw'ibyo tugomba gusobanukirwa no kumenya ngo niki cyatumye tubaho. Abaroma igice cya 10, Abaroma igice cya 10, turasoma ku murongo wa 2 n'uwa 3. Mutega amatwi mwumve uko mu Baroma havuga. Haranditswe ngo, ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwiyangira gukiranuka kwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana.
iri somo ko rikomeye, iri somo ko rikomeye, kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Muragira ngo ntibyabakozeho kutamenya inzira nyayo, abantu bagahimba ibyo babona bibanyuze cyangwa se bijyanye n'irari ryabo, amadini akabibafashamo. Ndababwiza ukuri, ntabwo inote z'ibikwangari n'umunsi n'uyu zizigira zisimbura inote nzima. Uko niko gukiranuka ari ukwa Yesu. Ibyo abantu babwire ngo namajwe nta nicyo bimaze, kuko abaroma uko hasobanuye ahangaha abayuda byahakozeho. Reka babwire ikintu kimwe, nsobanurira abantu aho twaturutse n'aho twavuye bagerageze kumva. Nsobanurira abantu aho twavuye n'aho twaturutse. Burya umwana w'umukobwa iyo afite hagati y'imyaka 13 n'igice na 14, umubiri we ukora intanga, nako ukora amagi hagati ya 300 na 400. Umubiri w'umwana w'umukobwa iyo amaze kugimbuka, ageze ku gihe cyo kujya umugongo, umubiri ukora amagi hagati ya 300 na 400. Ubwo byumvikane ko buri kwezi hasohoka igi rimwe ryiteguye kugira ngo rihure n'intangangabo, maze umukobwa abe yasama. Ayo magi ari ku mubare, iyo bigeze ku myaka 45, ubwo ibyo biba birangiye, nta mahirwe yo kuzongera gusama, kuko ayo magi buri kwezi haza rimwe, buri kwezi haza rimwe, buri kwezi haza rimwe, buri kwezi haza rimwe. Ku mugabo rero we ni igihushane. Uko umutima w'umugabo uteye, uko umutima w'umugabo uteye, niko hakorwa intangangabo umubare utabara. Ndetse mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, igihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo ryagi ry'umukobwa ryiteguye, mu mugabo muri ariya masohoro avamo umwana, haza habyigana, ndashaka ko munyumva neza, haza habyigana intangangabo ziri hagati ya 500,000 na 600,000, zose ziruka zibyigana, ziza zihuta cyane, hagafata imwe yonyine. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu wowe uteze amatwi nanjye urimo kuvuga mbeho ubeho, hapfuye abana 1,999,999,999, maze ubaho, wowe ubaho, nanjye mbaho. Ngiyi impamvu rero kubaho kwacu ntabwo ari impanuka, si impanuka. Ku izina rya buri muntu uwo ari we wese ujye wongeraho ngo mvuye kure, kanaka mvuye kure, nyirakanaka mvuye kure, kuko wavuye kure. Umva rero Imana ubasha n'ubuhangange bwayo iyobora intanga X cyangwa se Y, iza yiruka ibyigana, wowe uteze amatwi uvamo, wowe uteze amatwi uvamo. Umva mu Befeso, Abefeso uko havuga, igitabo cy'Abefeso, mwumve uko Bibiliya ivuga. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 4. Ndashaka kugira ngo tugende kuyobokamana igice cya 2, ariko mwumva neza icyo dushaka kuvuga. Nari mbabwiye nti ntabwo turi abacu ngo twigenge, twavuye kure. Nitutita ku gakiza k'imitima yacu, tuzabiryozwa kandi tuzabazwa ibintu bikomeye cyane. Mwumva uko Bibiliya ivuga, nk'uko yadutoranije muri wese tararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo kuduhindura abana bayo. Yagambiriye kera, yadutoranije muri we kera. Mwumve neza aho byakomotse. Twe ntabwo twatekerejwe kera kugira ngo tuzabeho. Kubw'ibyo rero wifata micunda na minaga, azabiryozwa, azabibazwa, kuko kuri gahunda y'Imana bantu munteze amatwi, bantu munteze amatwi, ntabwo muri impanuka, muri ibihanuka, ntabwo muri bivejuru, mwaje kuri gahunda, mwavutse kuri gahunda y'Imana. Reka tugembere mu cyigisho cyacu. Ashaka ko buri wese ashyira ubwenge ku gihe, yicare yibaze, koko dukurikije ahantu wavuye, kuko hapfuye intanga 1,999,999,999 na 999. Nta mugambi ubona Imana igufiteho.
ntawo. Ubu nta mugambi ubona Imana igufiteho. Tugaruke gato kwiyobokamana ryacu. Iyobokamana nicyo cyigisho turiho. Ushize twarebaga ibintu birebire kandi byinshi. Uyu munsi ntabwo turi bujye kure yabyo. Turarema ngo iyobokamana ryinjiye muri iki gihugu cyacu rite, ryageze ku bantu rite, ryinjira muri Afrika rite. Yesu yavuze amagambo akomeye muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 30. Aravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri reka mbabwire ko guca mu ziko ntigushye. Buri wese abimenye ukuri guca mu ziko kandi ntigushya. Wa mugani wa mwami ngo aho kuryamira ukuri waryamira ubugi bw'inkota. Erega umuntu abyumve neza, abyumva bishyira mu bwenge bwe. Nta kigwari kijya kibukwa n'umunsi n'umwe, ahubwo intwari nabonye arizo zijya ziyubakira amateka. Kuba intwari ibyo biragenda bigafasha bigatuma umuntu yiyubakira amateka. Nanababwire ngo icyo uzaba cyo wowe uneze amatwi urimo kugitegura none. Nta kindi gihe ibyo uzaba byo, icyo uzaba cyo uzaba we urimo kubitegura ubu ngubu aka kanya none. Nabonye ubwoba bw'abantu bita abakozi b'Imana birambabaza kandi bintera agahinda. Aho usanga bavuga ngo nyamuneka ngo have ntukerure igihe ntabwo kiragera aho kwerura. Reba uburyo kambabwire icyo nzagusaba uzakinyime. Icyo nzagusaba uzakinyime ariko kuri kujya hagaragara. Icyo nzagukenera uzakirorere kukimpa ariko kuri kujya hagaragara. Muri university hari ikintu umwarimu yadukanguriye cyane mu isomo rya entrepreneurship. Yaratubwiye atubwira twihanangiriza, aratubwira ngo niba mushaka kuzagira icyo mugeraho mugatera imbere mukababo mugomba kubabo, ati kuko uko mumeze ntabwo ariko mwahamagariwe kuba mumeze. Mugomba gutera imbere mukagira amajyambere, mukagwiza ibintu, mukagwiza byinshi. Mwarimu yaratubwiye ko umuntu utagira icyo akungura ahubwo gusubiza inyuma cyangwa se akakudindiza, ntugatindane nawe. Ngo nyamuneka uzirinde ujye uvuga uziga ngo ntugatoneke ngo inyamaswa ngo yahaguruka. Ntabwo mpetse Ukaristiya icyo mukimenye, kandi imvugo nk'iy'abaseminari ntikamve mu kanwa dore aho rigeze. Ukuri niko kugomba gushyirwa hagaragara. Ukuri niko kugomba kwerurwa. Ukuri niko kugomba kugaragazwa. Bajya bavuga ngo bavuga ibigoramye umuhoro ukarakara. Urarakara ariko nta kundi uragoramye. Kubw'ibyo rero kimwe mu byo abantu bagomba kumenya, mwirinde gushyiraho umurongo ngo mutange uburyo abantu bagomba gutambutsa iby'Imana, ngo mutiteranya kubera icikira n'abadayimoni babarimo babateza kwanga kuvuga ukuri. Ntabwo ari uko twese tumeze, nta n'abapfira gushira. Niba mubona babashyekenga batababwiza ukuri, batababwire ijambo ry'Imana uko ryubatse, ko rigomba kuvugwa, twavutse turisanga tuzapfa turisige. Yesu igihe cyose azaba ataragaruka, ariko naza azatubaza impamvu tutitondeye iryo jambo rye. Uyu munsi rero izo nama zipfuye batanga bazihorere, mureko kuri kujya hagaragara. Reka nze mbabwire ukuntu iyobokamana ryinjiye rigacengera rikagera muri ibihugu byacu bya Afrika. Inama yo kugabagabana ibihugu bya Afrika nk'abagabana ibice by'inka yabazwe, ibyo byakorewe mu Budage i Berlin ku murwa mukuru mu kwa 9 1844 kugeza mu kwezi kwa 2 1885 nibwo bicaye barangije. Dore ko bavuga ko turi abantu babaye indigene, abantu batazi ubwenge, abantu non civilize, batagira civilisation, abantu batagira umuco, ngo baje kutwigisha umuco, ngo batugabagabana nk'abagabagabana inyama z'inka babaze. Kitonderwa byakozwe n'abanyaburayi, Amerika itarimo. N'abanyaburayi babikoze. Abari babarangaje imbere n'Abafaransa, Abongereza, Abaportugais, Abaespanyol, Ababirigi.
maze barangije baragenda bakata ibihugu uko babyumva. Muri uko gukata ibihugu uko babyumva bagenda babicagagura barabigabagabana nyine nta kundi. Niyo mpamvu ugenda ugasanga bavuga ikinyarwanda Kongo, handi ukabasanga i Bugande, handi ukabasanga muri Tanzania, nawe ugasanga hari ikindi gice bavuga ngo ni iki gihugu iki. Nuko nguko bagiye bagabagabana ibihugu bya Afurika. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu mwaka w'1919, umwaka w'1919, amanama yaracicikanye mw'abantu b'Imana. Amanama yaracicikanye noneho aba menshi. Niko mu manama yo mu Budagi bumvikanye n'abakoloni. Bavuze ngo abakoloni n'abamisiyoneri bagende berekere muri Afurika. Muri izo nama zo mu Budagi, mugende mwerekere muri Afurika, abamisiyoneri n'abakoloni. Kandi ikindi, nimumanuka mugiyeyo, icyo muzakora, muzashyireho system imwe izatuma nta ubangamira undi. Mukorere hamwe, kandi ikindi muhuze ibyo mukora byose. Abahetse iyobokamana, abamisiyoneri, abakoloni, abazanye politiki, bati ntimuzigere mutandukanya, bagomba kumanukana, bose bakuzuzanya, system ikabimwe, bakerekeza hamwe, bagatekereza kumwe, gahunda ikabimwe, ariko bamwe bakazana iyobokamana abandi bakazana politiki. Murumva icyo kintu? Bamwe baze bahetse iyobokamana abandi bazane politiki, ariko mwese intego ari imwe. Mbega ingorane, mbega kaga. Intego ni imwe kuyobokamana, intego ni imwe politiki. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose byagaragaye ko Amerika isa naho nta jambo yari ifite muri ibi bihugu, kandi cyari igihugu gikize, gifite amafaranga, gifite ubukungu. Ariko nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose Amerika yari ikize pepe. Ibihugu by'Iburayi kubera ko byari bivuye mu ntambara byari bikennye mu rwego rwo hejuru. Amerika rero ntiyari ifite ibintu byinshi bikomoka cyane cyane ku buhinzi, bigori, isukari, itabi, pamba, ibintu byinshi cyane. Bakubwiye umwimbo wari muri Carolina y'Amajyepfo na Carolina y'Amajyaruguru wakumirwa. Uburayi bwo muri icyo gihe bwari bukennye cyane kubera gushegeshwa n'intambara ya mbere y'isi yose. Nta nubwo bwabashije kubona amafaranga yo kugura ibihagije abaturage babo, kandi nta handi byagombaga kuva muri Amerika, kandi Amerika ntiyari kubitangira ubuntu. Nuko Amerika nayo ntuza isoko ry'umusaruro wayo. Ndashaka kugira ngo mwumve neza, ngiye kubabwira iyobokamana ricengera uko ryaje n'ibyo ryazanye. Maze uri n'ubwenge, ufite ubwenge ashakishe ngo nakora iki, nakwitwara nte, nabyifata monte. Umuekonomiste w'umunyamerika w'umuhanga yagiriye inama abanyaburayi, arababwira ati nubwo mudafite amafaranga ariko mubasha kubona zahabu, mufite ubutaka. Bwo bababwiraga ubutaka bafite muri ibi bice bya Afurika, hari n'amashyamba. Ibyo byose bishobora kuba evaluated in terms of money, bishobora kubarwa mu buryo bw'amafaranga. Ubutaka tukabugurana, amazahabu akaza, n'ibindi byinshi bikaza. Nguko ko Amerika nayo yasotasose nyuma y'intambara ya mbere y'isi, maze nayo yinjira muri Afurika iherekeje abanyaburayi. Nibwo noneho Uburayi nibwo bwazaga bugaragara, ariko inyuma yabwo hihisha abanyamerika. Bamanukanye noneho amakarita y'ahantu hose hari ibirombe n'ahantu hose hari amabuye y'agaciro. Ndashaka mu nyumve neza iyobokamana. Ushize twavuze amasomo menshi, uyu munsi araba make, ariko muri uko kuba make duse naho tugenda tugaragaza. Ubu Burayi bwari bufite ikibazo. Intambara ya mbere y'isi yose irarangiye, imaze kurangira Uburayi burakennye, Amerika niyo ikize, kandi abanyaburayi ntacyo babasha guhaza abaturage babo. Amerika ibagiriye inama ati mwebwe murakennye, ariko mufite zahabu, mufite ubutunzi, mufite amasambu, mufite inuza amabuye y'agaciro, mufite amashyamba, kubera ko bari bazi ko hari aho babifite babibitse mu bihugu bari barigaruriye. Amerika yinjiramo icyo nayo irabaherekeza.
baje bafitiye ubwoba abanyafurika. Umuntu yakwibaza ngo ni izihe mpamvu zatumye bagira ubwoba abanyafurika? Ntibari bagishukishwa itabi abanyafurika, reka da, ngo bashukishwe isukari, bashukishwe imyunyu n'imyenda. Oya, ibyo byari byo mu bihe byashize, igihe cy'abacakara bazaga bafatwa n'abanyaburayi batundwa bajyanwa muri Amerika. Ntabwo cyari cyo gihe. Abanyafurika bari maze gukanguka, ndetse bagaragazaga ikintu cyo kwihagararaho. Ikindi kintu cya kabiri cyatumaga batinya abanyafurika, harimo umubare munini w'abanyafurika bari bazi imbunda, kuko bigishijwe kuzikoresha ubwo bajyaga kurwana mu ntambara ya mbere y'isi. None baravuga ati turamanuka muri bihugu by'abirabura, cyane cyane na biriya nabyo by'abarabu mu majyaruguru. Turahura n'ikibazo gikomeye cyane. Twitondere kwinjirayo kwacu. Reba, twari duhugiye mu ntambara, twabazanye mu ntambara, basubiye iwabo, kandi benshi bazi imbunda, bazi gupanga urugamba, bazi n'ibindi, ndetse bari bazi kwirwanaho no kurwana no gupanga urugamba. Ibyo byose bari babizi. Ngabo abanyafurika impamvu abanyaburayi baza nyuma ya mbere y'isi yose baje babatinya. Kujya mu Burayi kw'abanyafurika bajya kurwana byatumye bamenya agaciro ka bimwe mu bintu bari batunze. Bajyaga baha abanyaburayi bakajyana iwabo, noneho baza bikandagiraho. Ibyo bintu byari biki? Bari bamaze gusobanukirwa no kumenya agaciro k'amabuye y'agaciro, zahabu, zahabu, koruta n'ubundi bwoko bw'amabuye y'agaciro. Bari bamaze kubimenya. Noneho ntacyo abanyaburayi bari kubabeshya, kuko babonaga bataba abantu. Ubwo bamaze gusobanukirwa, bazakomera ku butaka bwabo, bazakomera ku bintu byabo. Ibyo twagendaga tubasahura uko twabikoraga mbere siko tuzongera kubikora. Hari ikindi cyatumye abanyaburayi n'abanyamerika batinya kwinjira cyane mu bihugu bya Afurika, icyo bise SDN, Société des Nations. Yari ishyize imbere kutavogerwa kw'ibihugu no kubahiriza ubusugire bwabyo. Iyo Société des Nations yashinzwe ryari? Yashinzwe igihe hari harangiye intambara y'isi yose. Baravuga ngo tuba ibihugu byose bikwiye kugira ubusugire, kandi ntabwo bigomba kuvogerwa. Kumanuka rero baje basa naho bikandagiraho. Mu kuza kwabo rero baje bitwaje Bibiliya. Mwakwibaza muti kuki baje bitwaje Bibiliya ariho byahise biborohera cyane? Kuki baje bitwaje Bibiliya? Abakoroni bazanye n'abandi ba missionnaire baje kwiyobokamana. Mu kuza rero bitwaje Bibiliya baje bayitwaye kuko nta mupaka igira. Muti nta mupaka igira gute? Yesu yaravuze mu butumwa bwiza ati mujye mu mahanga yose kwigisha abaremwe bose, kandi mubigishe ubutumwa bwiza. Uzi kubona abantu bahetse za Bibiliya ngo baje kwigisha abantu, babazaniye iyobokamana, n'abashenzi baramye ibigirwamana, baba mu kubandwa n'iki ntibazi Imana, kandi nyuma hihishe umugambi ukomeye cyane wo gusahura kugira ngo bakemure ikibazo cy'ubukungu bwari mu Burayi. Baza bifashishije iyobokamana, baje batwaye za Bibiliya. N'abanyaburayi Amerika ibari inyuma. Bageze ino muri ibi bihugu, ikintu bakoze bubatse insengero, bubaka amashuri, bubaka ibitaro, baca imihanda. Eglise Catholique niyo yatanze abandi bose, ikoresha insengero, amashuri, amahopitale, baca imihanda, babipfukisha mu maso y'abami, babagurira ubutaka, maze barangije bikatira ikintu biti bikingi karahava. Murumva icyo kintu? Abaprotestani nabo babaje nyuma y'abagatolika, barahasesekaye, baza bihuta. Nabo bari bakeneye nk'ibyo abandi bakeneye, kandi bagomba kuza imitwe ari myinshi kugira ngo isohoze gahunda y'inama zabereye mu Budage. Abambere bikubitiro bahaje abantuza Abongereza, Abangilikani, haza Abapresbyterienne bavuye muri pays Scandinave, ya bihugu by'amajyaruguru y'Uburayi, haza Abaluteriyeni bo mu Budage. Baje kababwire
aba baprotestanti bo dore ko kiliziya gatolika yari yahageze mbere baje basebya kiliziya gatolika n'imihango yayo yose kiliziya gatolika rifite ibikingi rifite abayoboke benshi baje baza basebya kiliziya gatolika kugeza ubwo muri uko kubasebya prinsipe amahame yabo yo kugira ngo ubatizwe wagombaga kubanza kwemera ko wanga kiliziya gatolika n'imihango yayo yose. Umva iryo yobokamana hagize irya kiliziya gatolika ntiryari ryoroshye, haje n'irindi naryo risenye irya kiliziya gatolika naryo riza ryanganisha abantu. Mu nyumvire iryo yobokamana ukuntu ryari rimeze nta kugaragaza ukuri, ahubwo babwira ngo niba wanga imihango ya kiliziya gatolika ivi kagera uri umuprotestante nyakuri turakubatiza. Abangilikani nuko baje bavuga, abapresbyteriani nuko baje bavuga, abaluteriani nuko baje bavuga, maze wajya kubatizwa bakakubanza bakagutoza koko ukabimanikira amaboko ukabyemeza. Abaprotestants ndimo kuvuga baje nyuma bagatolika baje bakoresha icyo bita indirect system indirect. Ni iyo system iteye iterero baregaga itorero ry'Iroma ko nta mudendezo ritanga kandi ko ryataye Bibiliya. Ndashaka ko munyumva nabwe nta numuzigama amateka menshi cyane. Uko baregaga itorero ry'Iroma ngo nta mudendezo ritanga ngo abantu ngo bataye Bibiliya, berekanaga ko abapadiri n'ababikira ntaho ushobora kubasanga muri Bibiliya, nta naho Bibiliya bavuga ko biriya bintu bitemewe, kandi ibyo bavugaga ko ari ukuri. Barongera bati ni gute iri torero aho kugira ngo bajye kwigisha abantu ubutumwa bwiza baza basenya ibyo kiliziya gatolika yigishaga. Bati iri torero amasengesho risenga nayapanzwe ntabwo ari umuntu yitekereza nayo bamutekereje bayashyiraho. Icyo kintu kikirego cyari ukuri. Bati kindi ni gute abasaserodoti bashobora kwicara bakababarira abantu ibyaha kandi ibyo bikorwa n'Imana yonyine. Maze abantu bati uzi ko ari byo koko, batangira kuyoboka amadini ya giprotestani. Abantu bakwiriye hirya no hino mu matorero yabo bumvishwa ko bakwiye kwishyira bakizana, kandi ko buri muntu uwo ari we wese muri matorero y'abaprotestani afite uburenganzira bwo kwigisha ijambo ry'Imana. Ugira ngo saho byapfiriye se? Aho ngaho niho byapfiriye. Bati buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwigisha ijambo ry'Imana. Nuko abaprotestani baje, nuko baje ba nyir'ubwite abo mu bihugu, ubwo ndi kuvuga abo bene gihugu, bagakusanya amaturo akoherezwa mu Burayi, maze akajya gukemura ibibazo by'ubukungu bari bafite. Politique de diviser pour régner, divide and rule. Gucama abantu ibice kugira ngo ubone uburyo wabayobora. Uraza wumvikanisha ibya kiliziya gatolika ko atari byiza kugira ngo ubone uburyo ubona abayoboke, kandi barakuyoboka koko. Ati bababujije umudendezo, twe tuje kubaha, ubu nzajya mwigishiriza ijambo ry'Imana. Sibwa ababingwa bigendeye kubera uwo mudendezo batanze, bakajya bakora ibyo bakoze bakabyohereza, bikajya gukemura ubukungu bw'abanyaburayi, bikajya gukemura ibibazo by'abanyaburayi by'ubukungu bari bafite. Amatura koherezwa mu Burayi akajya gukemura ibibazo by'ubukungu bari bifitiye. Mbega iyobokamana, mbega iyobokamana. Mu gihe bakoreshaga system indirect, itorero ry'Iroma ryo ryakoreshaga direct system cyangwa se system direct. Aba missionnaire nibo bagomba kwibera kuri tere. Umusaruro niwo bawukusanya. Muzasome igitabo cy'abakatolike ukwemera kw'abakristo page ya 60. Harabyerekana neza. Buriya rero kamabwiza ukuri, na Matayo nta Luka bose bazari intumwa za Yesu, ayo matorero yose namwe misiyo yaje ari imwe. None sigira ngo muri system direct, iyi system iri direct yaba missionnaire baje baturutse i Roma, bo bagomba kubyikorera. Ibyo byajyanaga nuko nta kintu na kimwe kigomba gukorwa kitaturutse i Roma, si byose. Umuntu umusaseredoti cyangwa se umupadiri azi yadukize yigisha ibye uko abyumva,
arebe ngo baramushahura cyane. Imisa yasomewe ikabwaye n'isomerwa mu Ruhango, igasomerwa i Nyanza, n'isomerwa i Butare, n'isomerwa muri Amerika, niyo yasomewe amasomo namwe kirazira kurenza, kirazira gushyiraho ibindi. Ugomba gukora ibyateguwe, mugomba gukora kuri systeme. Ngiyo systeme direct aba protestant baje basenya, ariko bose umugambi ari umwe. Rero muri yo izo systeme za kintu cyatangaje, amazahabu, diyama, cobalt, nickel, coltan, wolfram, ibyo byose byatundwaga bijyanwa mu Burayi. Are mwarimu umwe muri kaminuza yigeze kutubwira, aratubwira ati niba nino muri biriya bihugu bya Afrika y'Iburengerazuba, ati habaye ibibazo bikomeye cyane. Ati baje basangana ubujiji budasanzwe abanyafrika, bamaze kubasangana ubujiji budasanzwe nabo bababwira ibidasanzwe. Ati babumvishaga ko ibintu bazajya bakura mu butaka bishashagirana, ubwo ni amazahabu ni diyama, uko babaga babicukuye birimo amadayimoni, bakwiye kujya baza bakabitura abasaseredoti n'abapasitori kugira ngo basenge bakuremo uwo muvumo, bagatunda amabuye y'agaciro bakayashyiraho direct, agahita yoherezwa mu Burayi. Reka mabwire, cyakora aya mabandi yarakoze, hari icyo nyashimira. Aya mabandi yarakoze kutuzanira Bibiliya no kutwigisha gusoma no kwandika, nicyo bamaze, nta kindi. Kubw'ibyo rero shaka ko munyumva neza, bisigariye umuntu uteze amatwi kwishakira agakiza k'ubugingo bwe, utarebye ku kintu bita idini, utarebye ku kintu bita itorero. Ujya kuvuka ntiwari uri kumwe naryo, ntiwari unaririmo, cyangwa nushaka ube wararivukiyemo. Twabonye ko buri muntu wese yavuye kure kugira ngo abeho. Ni umugambi ukomeye cyane w'Imana, kuko hari icyo Imana imushakaho. Bibiliya tubwira ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye nzinjiriwe dusangire. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi mumwambaza akiri bugufi. Ikongeraho ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Uko nuguhamagara kw'Imana. Ndetse akongera muri Yesaya ngo ese ukuboko k'Uwiteka kwaraheze ku buryo kudashobora gukiza, n'ugutwi kwe ko ntabwo basha kumva, ngo ibyaha byanyu nibyo bibi bituma Uwiteka twima amatwi. Ibyaha byacu nibyo bituma tujya kure y'Imana. Imana iradushaka uko dufiteho umugambi, niyo yaturebye kandi turema idukunda. Kubw'ibyo irifuza kandi irashaka ko twakira. Muri uko gukira kwacu no muri uko gukizwa kwacu, niwo mugambi w'icyayizanye, niwo mugambi w'icyamanuye Yesu, niwo mugambi w'icyamuvanye mw'Ijuru, aza mw'isi yambara umubiri nk'uw'abantu, akubitwa n'abanyabyaha, agirirwa n'abarashengurwa. Icyo gihe cyose, niyo nzira yose kwari kugira ngo atubone. Kubw'ibyo rero muntu ushaka gukira, hari ikintu kimwe nagusaba. Maze iminsi ndeba amahame y'amatorero. Kiliziya Gatolika ifite amahame yayo, Abadivantisite b'umunsi wa karindwi amahame yabo, Protestant amahame yabo, b'Abangilikani adahuje na ya DPR, adahuje na ya Restoration, adahuje na ya Assemblée de Dieu, aya Gosheni, zo amatorero yose agiye afite amahame agiye ayagenga. Kareho mbabwire bayoboke b'amadini mu nteze amatwi, nimuramuka mutishakiye agakiza k'imitima yanyu, n'akazi kanyu. Mujye munatangazwa nuko Bibiliya ari imwe. Abayituzaniye barakoze, buriya bari bayizanye gusa kugira ngo baye abanyafrika turebe ko natwe twazakira. Bo bari bishakiraga ubukungu, bari bafite indi misiyo bari bahishe, icyo kuvuga ngo gukira kw'imitima y'abantu. Reka data nari mbabwiye n'amadini yarakoze kutugira abayoboke, ariko ari amabandi yazanye iyobokamana
aherekejwe n'abanyapolitike nabo barakoze kutuzanira iyo Bibiliya no kutwigisha gusoma no kwandika, nta by'Imana bigishije, nabo basize nuko, kuko imyitwarire y'abene gihugu nyuma na mbere gato cyane ya za independence byerekanye ko abantu babaye inyamaswa abantu kuri bene wabo. Cyo mukimenye iyobokamana, icyo biti byanditswe byera, kubitunga no kuba ari ibyawe no kuguhindura ni kimwe, no kubigira nk'umutako ni ikindi. Nta by'Imana bigishije abamisiyoneri, ntabyo, kuko bari bafite ikindi bari bagamije. Nabo basize nabo nuko, kuko imyitwarire y'abene gihugu nkuko nari mbivuze nyuma na mbere ya independence byerekanye ko abantu babaye inyamaswa abantu, kandi babinyamaswa abantu kuri bene wabo. Genda mwiga amateka ya muvuma za independence, murebe umubare w'abapfuye, na nyuma yaho murebe umubare w'abapfuye na bugingo n'uyu munsi rukigeretse. Ibyo byerekanye ngo ryayobokamana nta mbaraga ryagize. Kubera iki? Habuze abantu baricengera ngo baryigisha abantu, maze ijambo ry'Imana ryigishwe uko riri. Kubw'ibyo tujye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:17. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukure mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu, icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Kadukure, tumenye ubwenge, katuzamuke, twige Bibiliya, tumenye ibyayo, tuve inyuma y'abantu, tureke kuba abayoboke b'amadini, ahubwo tube abayoboke ba Bibiliya. Nidukora dutyo tuzakira. Twumvise uko Bibiliya yatugezeho, abayituzaniye baje babeshya ngo baje kwigisha Bibiliya, kumbe bafite indi misiyo ikomeye cyane yo kwishakira kuzahura ubukungu bw'ikibazo cyari mu Burayi, kandi babigezeho. Kubw'ibyo rero Bibiliya tubwiye ngo mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukure mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo. Ngiki cy'Imana ishaka, dukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo. Kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza, ngiki cy'Imana ishaka. Ndashima Yesu babarira ibyaha, ndashima Yesu babarira ibyaha, nibo barimo kutubwira. Ndashima Yesu babarira ibyaha, ndagaya cyane abishyira mu mwanya wa Yesu bakajya kubabarira ibyaha nta burenganzira babifite. Urajya kubabarira ibyaha abantu, niba baragukoshereje bababarire, ariko niba bataragukoshereje kuki wicara ugatega amatwi ukumva iby'abanyabyaha bakubwira ngo twakoze bitwakoze. Byo ni bya bindi abamisiyoneri bazanye, ya systeme yo kuneka ngo bamenye ibiri mu bantu. Na nubira cyagenderwaho, ubujiji bwariho mu myaka ishize na n'uyu munsi nibwo bugihari. Ariko ndashima Yesu babarira ibyaha. Wigeze ufata igihe cyo kwicisha bugufi imbere ye? Kubw'ingorane wamuteje, nanjye namuteje, acirwa mu maso, akubitwa inshyimbo, acirwa w'imyenda, aterwa imisumari, acumitwa icumu ryo mu rubavu, amanikwa nk'ikivume, wigeze umusaba ngo Mana rondora umutima wanjye, Mana nyibutsa, Nyagasani sobanurira, nyereka ibyo nakoze, hishura ibiri mu bwigobeko bw'umutima wanjye byose, maze ngo aguhishurire ibyaha wakoze, bityo ubona aho uhera umusaba imbabazi? Wigeze usaba utyo? Itorero urimo ryigeze rikohereza imbere y'Imana gutyo? Bayoboke b'amatorero, mwigeze mubwirwa ibyo bintu? Bayobozi muyobora amatorero, mwigeze mwerekeza abantu ku Mana cyangwa mubiyerekezaho?
Yesu yarashorewe, Yesu yarakubiswe, Yesu yagiriwe nabi, arashaka abantu ngo biyunge nawe, kuko bose bafite uruhare mu rupfu rwe, kuko bose bafite uruhare mu byamubayeho, kuko bose bamuhemukiye, kuko bose Imana ibakeneye. Wigeze wowe uyobora ikanisa, wowe uyobora itorero, wohereza abantu ku Mana ngo nimugende, hari ikibazo kiri hagati yanyu n'Imana, mugende mugikemure? Ndayinama abantu negera ku musozo w'ikigisho. Kuba uw'idini ni kimwe no kuba uw'Imana ni ikindi. Wowe unyumva, kuba umuyoboka w'idini ni ikintu kimwe, no kuba umuntu w'Imana ni ikindi. Ndagusaba ngo va muri ayo manjwe y'ibihimbano by'abantu, wiyegerere uwakuremye, umusabe kukwibutsa ibyo wakoze bibi, maze mwiyunge, kuko iyo ariyo nzira y'amahoro, kandi nutayikora nta kundi. Iyo niyo nzira y'amahoro, nta mahoro y'abanyabyaha ni Uwiteka avuga. Ikiranure na Yesu, aguhe no kwikiranura n'abo wahemukiye, kandi imbaraga ikora ibyo ituruka ku musaraba. Kwibaza no gutekereza cyane ibyabereye kuri uriya musaraba, kubitindaho ku gitambo gikomeye cyane cyatambiwe abanyabyaha, ibyo nibyo byonyine bidohora umutima w'umunyabyaha, ikibazo yarafitanye n'Imana kigakemuka. Izo ni inama za mbere ntanze ku muyoboka uwo ari we wese w'idini unyumva, kugira ngo akemure urwo rubanza ruri hagati ye n'Imana. Ndasaba rero buri muntu uwo ari we wese ngo icyo kintu akiteho, akigira icy'ingenzi. Ku bantu namwe rero mufite ibyiringiro by'umurimo ukomeye cyane Imana yakoze mu mitima yanyu, namwe hari ikintu mukwiye gukora. Mwiga mute? Nimusuzume imyigire yanyu mu byanditswe byera, mwige, mujambure, musobanukirwe. Mu kwiga ibyanditswe byera habamo imbaraga. Dore ko ijambo ry'Imana ry'ubwaryo, Yesu yavuze ngo amagambo mabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo, muri Yohana igice cya 6. Namwe muzamenya ukuri, kandi uko kuri ko kuzaba batura. Byanditse byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumuhanurira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Umva akamaro k'ibyanditswe byera. Niba mushaka kurerwa no gukura igihe cyose mwamaze kuvuka, nimwibuganizemo ibyanditswe byera, maze imbaraga y'Imana igwire muri mwebwe. Iyo niyo nkingi ya mbere yubakirwaho n'abantu biyunze n'Imana, kwiga ibyanditswe byera, kandi bikigwa umuntu atabivanguye. Hari igice cy'ubuhanuzi, ari byo gutsindizwa, ari by'amateka, ari by'amategeko, ukajya wiga ukamenya ingingo ku yindi, ugasobanukirwa n'ukuri kw'ibyanditswe byera. Icyo ni kimwe mu byo mugomba kugira. Inyubako kuntuza ku inyubako yanyu igomba gushingiraho ni nk'inkingi y'inyubako yanyu. Ikindi cya kabiri, muri abanyamasengesho, ko hari impamvu nyinshi cyane zigomba gutuma musenga. Mwaba muri abanyamasengesho, nyamuneka nimuhugukire umuhango mwiza wo gusenga. Abo mu bana ntibazi inzira, aho wigishiriza rimwe na rimwe barakurwanya, amatsinda wahanze barayasenya, ibibazo nawe ubwawe ufite, ingora nawe zikugarije, hari ibyo wiga ntiwumve, ibyo nawe byakagombye kugutuma uba umuntu uriho uri umunyamasengesho. Indi nkingi ya gatatu igomba kubakirwaho n'ubwo bwoko bw'Imana, mukora umurimo. Niba muwukora, abantu barihana bakabarirwa ibyaha byabo, cyangwa namwe mukora umurimo nk'uw'abamisiyoneri wo gupakira amadini. Suzuma niba wigisha ngo murakora amavuna, ngo murakora ibiterane, ngo murakora iki, nta bantu batanga ubuhamya bw'uko biyunze n'Imana. Vaho ngaho kuri zo mpimbi wirirwaho, ceceka, saba bakwigisha, nawe urindindagire nk'abandi. Ugomba kwigisha kandi ugakora ibigira umumaro. Ikindi kandi mbabwire, niba nta buhamya buhari, murapfuye. Uri umukozi w'idini kugira ngo kurutaho kuba umukozi w'Imana. Indi nkingi igomba kubakirwaho n'abantu biyunze n'Imana, hari ubwo wegereye yakuremye ukayibaza uko uhagaze none, ko ari cyo bita kwezwa, kuko kwezwa ariko gutanga kunesha. Hari ubwo ujya uyibaza ngo ese ko mberukana nawe niyunga nawe muri iyi minsi mpagaze nte, niga ntibyanditswe, ndi umunyamasengesho mu buryo ko wampaye inshingano zo gukorera nkora nte. Hari ubwo ujya imbere y'Imana ukavugura amasezerano wagiranye n'Imana ku cyari cyo cy'ingenzi. Ikindi cya gatanu, muri uru rugendo nta wigira, reka mbibabwire, ugomba kujya wegeraho ubwoko bw'Imana
bwatambutse muri iyi nzira bugeze imbere yawe cyangwa se musa naho mukuri muri kuri rev imwe, kuko twese ntabwo tunganya iby'umwuka, mukegerana mukiga mukungurana mukareba icyo mwakora. Ikindi cya gatandatu, mugomba kumvira umwuka w'Imana. Ibyo nibikorwa bantu muneze amatwi murahirwa. Imana idufashe kandi iduhire, tugirire ishya n'ihirwe imbere yayo. Ubwiyobokamana ryavuye kure rikaza rikatugeraho, ntibaduhishurire neza icyo rije rihatse, ahubwo yishe inyuma kwishakira ibintu. Reka twebwe dushaka ahubwo icyakiza ubugingo bwacu. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana urakoze cyane, turagushimye. Uri umukozi w'umuhanga kuko ububasha n'ubushobozi n'imbaraga biba mu biganza byawe. Utwigishe kujya mu iyobokamana nyakuri rihindura. Uturinde kuba abayoboke b'amadini kuko nicyo cyisha abantu b'iki gihe, ahubwo duhe kuba abayoboke bawe n'aba Bibiliya mu izina rya Yesu. azatujyana